umuntu wese utinyuka akavuga akagambanira igihugu cyamubyaye uwo muntu asa n'umuntu ushobora gufata umubyeyi wakamusambanya ni umuziro ubuciriweho iteka n'Imana icyo gihe buteganya urupfu. Buriya nakubwiye nti kuba umukuru w'igihugu cyangwa se kuba umuyobozi buriya bisaba no kubugira n'impuhwe n'imbabazi nyinshi kuko tekereza ukuntu umuntu yakwitwa umuramba kwihangana ubu sari nkanjye ukanyita umurambo ndiho supermanager akamwita umurambo habiki ndiho mbizi kandi noneho ubinyita mufiteho n'ubushobozi ntabwo wankira wamutera ni Imana buriya reka nkubwire umuyobozi bisaba kwihangana pe tujye tubyemera nibyo ubu se tekereza ari nkanjye noneho bakavuga ngo supermanager ni umurambo kandi ndiho kandi ubinyita mufiteho ubushobozi ubwo aba super visit wamusura ejo muri perezida ntabwo yavuganaga n'ikipe y'Amavubi n'inzoro uyu munsi warayurangiye ntabwo yakoraga press conference na ntuza na agira baganira ntabwo byagaragaye ntabwo ejo bundi hamagaye ikipe y'Amavubi abakinnyi bakabonana nawe ariko umuntu agatinyuka akajya hariya akavuga ibintu tubashye umuntu kuruta ntunamubahira ahubwo se niyo utiyubashye ngo basi wubahe n'undi byagenda bite umuntu ko kuruta kuko ubundi mu cyubahiro cyacu abanyarwanda twigishijwe no kubaha umuntu yakuruta ari nkasura namwubaha iyo utanamwubashye ntunubaha n'umuntu ko umukuru w'igihugu uzi ko bari abantu ngira ngo they lack parental guidance ngira ngo nta burere bw'ababyeyi bagira. Legacy TV muracyari kumwe nanjye Queen of the Mic Albina Sene ndi kumwe n'umwami wanyu ariko ya slogan wakongera ukayivuga ya mazina yawe nkunda cyane amazina ari amazina ndayibaha cyane the bad man the president of the street all right ambassador of the ghetto yes voice of the money okay. the best of East Africa blessing the front line commander in front ATM machine all the way original copy the brother from another mother the King Kong supermanager the King Kong yes I'm the King Kong definitely. From zero to hero from nowhere to everywhere yes from nothing to something from school art to the sky inspiration of the youth definitely mtoto wa Mungu the Kwenyine boy king of YouTube definitely supermanager is in the house right now definitely and the super dollar right now on Legacy TV iryo nije zina nje naguhaye bonga corona super dollar sawa hanyuma hari jambo uvuze ngo Kwenyine boy no kuvuga supermanager izajya ryongeraho na super dollar niko bigiye kugenda #superdollar #supermanager #Legacy TV super dollar ubona kuvuga idolari rirenze andi madolari yose ku isi niryo rya mbere rishakishwa urakoze byanabuze muri iki gihe cya corona urakoze cyane bese supermanager uvuze ngo Kwenyine boy ngewe ukuntu mbizi njya numva ko abakonyine baba mu Mutara n'ibyasibyo cyangwa ni hose bari hose yagiye hatandukanye nuko uvuga ngo niko akunda abantu baba baravukiye mu gace runaka wenda bamwe bakavuga ngo ariko mu Mutara ntabwo baba bakonyine abanyamutara abanyarwanda bose naho muri barahari Kigali na Kingo barahari na Ruhengeri na Gisenyi hose barahari gusa nuko uvuga ngo muri ya myumvire y'abanyarwanda cyangwa se y'abanyafrika hari nk'ukuntu abantu bavukiraga ahantu runaka wenda bakitwa abantu ngaho ego ndabyumva kubera ko ako kazina ka Kwenyine boy n'abafana bakanyise ngira ngo warabikurikiranye n'abafana bankurikira ku ma YouTube nibo bakanyise baravuga ngo nyine ngo umuntu ngo uva muri nyine umuntu wa Kwenyine abaye umusitari batangira kujya banyita Kwenyine boy ahubwo urabivuze cyane uti abaye umusitari ese kuva aho hantu ukabara kuri aho hantu abantu barabizi uko biri kose bari gukurikira kamera abantu baba mu nka se cyangwa babana n'inka bahora muri ibyo bikorwa runaka nje simbizi neza cyane mbabarire ariko ndabivuga uko mbyumva gusa nkeka ko nta wundi nzi wabageze kuri iyi level ugezeho ese ni ibintu wari waragambiriye ni ibintu Imana ikora bimeze bite no gukora cyane ariko Imana ikabiha umugisha igihugu cyawe kigashyigikira ibyo ukora urabizi u Rwanda ni igihugu gishyigikira buri munyarwanda wese ibikorwa byari byiza ntacyo bihungabanya umutekano
ntacyo bivuga ngo birasubiza ubuzima bw'abanyarwanda inyuma cyangwa se biramuzanira ingaruka mbi. Buriya na perezida wacu yigeze kuvuga ati kwitunga si bibi, kibi ni ukwitunga ukora ibibi cyangwa se ibihungabanya ubuzima bw'abantu cyangwa igihugu, ariko gushaka imibereho yo kwitunga kugira ngo ubeho ni byiza. Aranatubwira ati mukuri muhanga imirimo, Imana yaduhaye igihugu hasigaye twiteze imbere dushaka amajyambere. Rero ni muri ubwo buryo nk'uko bivuze narakoze nkora, wenda ntitaye kuvuga ngo mva muri ayo mateka wenda mabi y'abantu nk'uko wari uvuze, umuntu wava aho ngaho akaba yaba umusitari, ni ibintu bitangaje cyane. Ariko ubwo nyine abantu babonye ko bishoboka n'abandi banyigireho, nabonye kandi maze kwinspira abantu benshi, maze kwinspira abantu benshi. Ujya ubona hari n'abakora imikino basigaye bagaragaza ko bava nk'aho navuye. Ibyo byose rero bakora imikino, bakora ubucuruzi, bakora biriya byose bigaragaza ko nta kidashoboka. Inspiration of the youth nakoze akazi. Supermanager njya numva ariko hirya no hino bicicikana ngo ufite fiance. Narabivuze n'ubu ndabisubiramo. Fiance wa Supermanager nawe ni super fiance. Ntabwo agomba kubonwa na buri wese. Aho bazamurebera ni kuri screen, abandi bakamurebera muri stade. Ni ukuvuga batazashobora ko stade niba ntoya, abandi bazakira screen bamukurikirane nk'uko ubona abantu bakurikirana YouTube online. Oya, Supermanager afite ikibazo. Nimba ari muri stade azaba ari muri stade Arena, Kigali Arena. Shobora nayo iriya ni ntoya nayo. Dushobora kujya n'ahari ya Rusororo kuri FPR hose. Dushobora no kujya Intare mu ntare hari. Dushobora no kujya muri stade Amahoro. Ariko birasaba nzabanze ndebe aho we nkawe nka super fiance, super lady aho azatoranya akavuga ati aho ngaho niho nshaka kujya abantu bose bambonere. Ariko arahari. Ndabisubiramo n'ubu ndabivuga. Ntugakunde kugabura ibiryo bitarashya, itonde. Bavuze ati ibiryo bitarashya, mise nibuka ko hari ibiryo biri gushya hirya no hino bya beef ufitanye n'abahanzi runaka. Ntashatse kwita mvuga amazina, nushaka uravuga. Bimeze bite, bigenda gute, ni ihe gahunda iri kubuye? N'abana bato reka mubwire. Ubwo bundi nakiriye n'ubutumwa bamwe ngo bashatse kwandika bansaba imbabazi, bakandika amaletters abantu abandi ndabwira ariko genda umubyeyi iyo ukoze mu buriya mu Kinyarwanda baca umugani ngo urumva utazi ikimuhatsa rero yasigitsure wabyumvise. Uwo ni umugani. Barabana rero nabo bamaze kurengwa, ariko kubera ko bamenye ko bakosheje narababariye bakomeze batera imbere, naho nta beef umubyeyi yagirana n'umwana. Ubwo ni ukuvuga ngo impinja ko kutagiye kubeshya, ubu uruhinja rwarwana n'umugabo ntibishoboka. Uruhinja rwavutse uwo munsi wanafatisha ubwo ni ukuvuga ngo biri mu nzira yuko bari gusaba imbabazi. Nta nubwo baba bagira amabifu, baba bamvuga kuko barabimbye bati igituba bari papa, tuba tubivuga tugira ngo turebe ko twaramuka. Urabizi izina ryawe ubu ngubu niryo ritunze abantu. Ni ugutwika, ni ukwitwikira. Ukuvuze nabi ukuvuze neza usibye n'abariya rubi uzumva n'abandi bazaza ari benshi. Hari n'uzaturuka ati dore Supermanager yasinze ari mugabo. Hari n'uzavuga ati Supermanager se siguriya dore arimo ararwana. Buri utagira ngo babikora kugira ngo ni urwango cyangwa ni ukunsebya, kugira ngo babe izina ryawe ritunze abantu, kandi nabyo mbashishikariza. Izina ryawe ni capital, ni super capital. Nabyo mbashishikariza kwihangira imirimo bagatera imbere. Sinshaka kubona gusa urubyiruko, umwana cyangwa se umusore cyangwa inkumi yitata afite icyo akora, bakore batera imbere. Biriya bavuga ngo bihangira imirimo bari guhihanga bahereye kuri wowe, ku izina ryanjye, kandi ni nabyo nshaka. Youth inspiration wabyumvishije, ngire njya wabyumvishije ejo ariko icyo nagira ngo nkubwire byo gusa nturabona mu masayi ukabona mu masayi ni docteur muri Amerika. Nibyo ariko bigaragara gace cyane, bigaragara gace cyane. Nkeka ko uri uwa mbere. Nturabona ubu umuntu wenda wari umuhinzi w'ibirayi wajya kubona ukabona ageze ku rwego rwo kuba yajya mu banyemari, ndetse banatumizwa n'umukuru w'igihugu kandi akubwira ati wenda natangiriye ku birayi ngurisha cyangwa mpinga ibirayi bitarenze n'10, hanyuma ngira umufuka. Biriya byose rero nicyo nakubwiraga, ni gahunda yo kwishaka ibisubizo. Uravuze uti ibisubizo. Hari ibintu nabonye kuri social media cyane, nkeka ko n'abantu bagutaginzeho bavuga bati sugira imodoka yahiye, sinzi nimba babibonye. Nabibonye. Biriya ni ibiki ko niwe uzi cyane ibijyanye na football cyangwa se umupira w'amaguru wino? Ni ibintu waba uziho? Hari ikintu waba ubiziho watangariza abantu dukurikiye?
ni ibyago sugira yahishije imodoka nanjye nigeze kugura imodoka irashya nanjye ntabwo nkubeshya nanjye byigeze kumbaho imodoka se ko ari nako imodoka ni nk'umubiri imodoka ni nk'umubiri umubiri ushobora kuba wisize umeze neza ariko wajya hari ukaba urasitaye bati umuntu aragiye niko ibintu bibaho gusa yimpore ariko ntibe namuca intege kuko ikintu cyangombwa nuko ari muzima aracyari umwana muto arayifite kumana izamufasha kandi azabona indi gusa asigaye ntibimufrustrating cyangwa ngo bimugire bimucanganye bitume kariyeri ye cyangwa se ubushobozi bwe bwo mu kibuga bugabanyuka. Ese tutabeshye n'abandi benshi bakurikira bakunda no kubitera comments ubona hari ahantu turi kugana muri football yino cyangwa se siporo muri rusange? Urakoze cyane reka mvuge cyane kuri football. Tugiye kuhagana bitewe n'imigambi z'ubundi numvise minisitiri wa siporo avuga numvishije igihe z'ubundi umukuru w'igihugu cyacu yakiraga ikipe y'u Rwanda umukuru w'igihugu wumvise ko abashimira ariko mu ijambo nakurikiranye minisitiri wa siporo yamubwiye ko bitaba ari bya bindi by'amagambo ariko bitari ibikorwa kuko urabizi akenshi urabizi buriya akenshi umuyobozi yaje hari abamubwira uretse ko perezida nawe abizi hari igihe yigeze no kubabwira ngira ngo urabyibuka mu mwiherero ati muratekinika mugatekinika ibindi mukabeshyabeshya kugira ngo nyine bigeraho mu presenting ibintu bizima ariko wenda munabeshya ariko buriya wenda kuko yabivuze tuzabikurikirana dukore follow up turebe ko twari twaranabisabye inshuro nyinshi cyane gutangira noneho kujya mu mashuri abana batoya tukubaka noneho kariyeri bakiri hasi bakazamuka bigatuma noneho imikino mu by'ukuri ni kimwe mu bimenyekanisha igihugu nayo ni legacy ni kimwe mu bituma igihugu ubukungu bwacyo bwiyongera so hari igihugu nka Brazil ubukungu bwacyo hanini bwinjizwa na football n'ibindi bihugu ubwo rero natwe twateye imbere muri byose yewe ngo urabizi guhera muri 1995 u Rwanda rwibatse guhera ku busa kugeza akakanya igihugu kigeze ko wazengurutse nawe nakuzengurukije wabibonye cyane u Rwanda rwateye imbere mu bintu byinshi ariko imikino iracyari inyuma kandi ni ukubera ko ndabihamye ni miss management definitely icyo bateganya we icyo babategereje ndabizi njya nkunda no kubivuga ujye ubona ibyananiranye byose ni ngombwa umukuru w'igihugu abone kujya yagira igikorwa ubwo kubera ko babimubwiye ejo bundi minisitiri abimubwiye imikino ko bagiye kujya mu mashuri bagategura abana batoya ntibibe gusa ari imvugo ariko bizagena mu bikorwa bijya mu ngiro bikorwa niyo mpamvu nk'ubu ndaguha urugero ubu ndimo ndamanaginga umwana mutoya ufite imyaka 19 w'umunyakameruni ufite ibitego byinshi muri iriya mikino irimo kubera muri Mauritania ni umunyakameruni byakashimishije mbaye ngiye gutwara umunyarwanda ariko nuko mu Rwanda tudafite babyumvireho nuko mu Rwanda tudakoze iki preparation kuva hasi kuzamuka turajya gukina sekafa tugatsindwa warabibonye hano habaye ejo bundi warabibonye narabibonye vraiment habaye imikino ya under 17 abana barategurwa icyumweru kimwe nabo nukutoragurwa uvirwa magana uvuye Gisenyi uvuye hehe just bagaku nta na background nta n'ikintu na kimwe yafashije rero we have to be serious with what we are doing if we want to overcome we must be serious definitely mboneyeho no kukubaza hari abantu benshi cyane bakunda kugukurikirana mu ma interviews yawe mu bikorwa byawe urubyiruko abakuru n'abandi bagiye batandukanye ese ni izihe message cyangwa se ubutumwa bwihariye wabaha ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi wowe nka supermanager ko hari umuntu ushaka kurebera akabona ibyo ukora yego ariko se nicyo wamubwira uti ngiye nkora iki kugira ngo umunsi wicume cyangwa se umunsi ugende neza? Hari ubutumwa bubiri ndi butange ubutumwa bwanjye bwa mbere personnel ndabutanga ariko hari n'ubutumwa igihugu cyacu nk'umunyarwanda shaka kubagenera no mu gihe turimo urabizi turi mu matariki yegereza no mu bihe byo kwibuka marore bwabaye mu gihugu cyacu ariko mu by'ukuri ubutumwa bwanjye nk'uko warumbaje uti ni gutubaho cyangwa se ni gute bagira inama banagukurikira kugira ngo bamenye icyo banakwigiraho. Cyambere nta muntu kwisi udakosa na Bibiliya iravuga ngo twese turakosa ariko burya hari ukurengera hari amakosa atagomba gukorwa ariko kuvuga n'urugero ngo supermanager ndagiye wenda nicaye kuri iriya ntebe ndayivunnye
ibyo ni ikosa ryaba kuri buri wese, ku buri wese birumvikana. supermanager wenda ndaguha urugero, mfashe wenda let's say mfashe telefone yawe urayintije, hanyuma irancitse yikubise hasi, ibyo ni ikosa ariko bisanzwe buri wese yakora. ariko hari amakosa atajya, ubwo ndajya ku ikosa ndajya ku butumwa ngenera abantu, ariko ubutumwa mpuriyeho n'abanyarwanda bose. Hari ubutumwa nako hari amakosa atajya yihanganirwa, ugomba kwirinda. Ngire ngo kare nabonye hari message nabonye kare nziza, ngire ngo niba nifite muri telefone y'imisi message nabonye noneho naguze telefone ntibazongera kunsereza. Ni superphone, iyo nayo ni superphone. Ura telefone ugira ngo zose zaba zaramenetse, ariko nazo ndacyazifite. Ipfa kuba yitaba super, ipfa kuba yitaba ikanahamagara. Okay. Ubutumwa rero nashaka ngira ngo jewe umwambaje uti ni nk'ubwo butumwa wumva wageza ku bantu bose. Ndakubwira ngo hari ubutumwa shara ubwanjye ndibuze kuvugaho, n'ubwo abanyarwanda twese duhuriyeho. Yambabwire ngo hari inkuru nabonye kare. Abanyarwanda ba postinze nziza biyama ibintu bitari byiza, nanjye ngira ngo nsomere n'abanyarwanda babimenye. Ubwo butumwa bwavugaga gutya ngo mu Rwanda hari uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, ariko uburenganzira bwo kubiba amacakubiri, gupfobya jenoside cyangwa kugumura rubanda ubwo nta buhari, ntibukenewe nta n'ubuzabaho, kuko ntawe utazi ingaruka byagize. Nibyo wabyumvishije? Ndabyumva. Wabyumvishije? Rero ubwo butumwa nagira ngo mbwire abantu ko ni ubutumwa bukomeye. Maze iminsi ubona ibintu bivugwa n'abantu social media, amagambo atambuka hirya no hino, bavuga ndetse umuntu akavuga nabi igihugu cye. Narabivuze ko umuntu wese uzajya utuka igihugu cye, buriya mwarimu Julius Nyerere wahoze ari perezida wa Tanzania, yaravuze ngo umuntu wese uvuga igihugu cye nabi aba asa n'umuntu utwika inzu ayiryamyemo, aba asa n'umuntu utema ishami ry'igiti ryicayeho. Perezida wacu nawe, Perezida Paul Kagame, aravuga ngo nta muntu uzagambanira igihugu cye aricyo cyamugize icyo aricyo ngo bimugwe amahoro. Nanjye rero ubutumwa bwanjye nongeye kuri abo ngabo bavuze babiri, nanjye reka nongereho ubwawe nka supermanager. Umuntu wese utinyuka akavuga akagambanira igihugu cyamubyaye, uwo muntu asa n'umuntu ushobora gufata umubyeyi we akamusambanya. Ni umuzira ubuciriweho iteka n'Imana, icyo gihe buteganya urupfu. Bakoze cyane. Hanyuma ubutumwa bwanjye ku giti cyanjye ni ugukora, nkakorera mu nzira nziza, nkanasenga. Buriya agenda umuntu ukunda Imana cyane. I love God. Kuko Imana yaduhaye iki gihugu, niyo mpamvu ubona n'abakifuriza ibibi ibahana, irahanagura. Buryo ujya kumva ngo umuntu runaka byarangiye, burya ni Imana ibigize. Kuko Dawudi yakoreshejwe n'Imana akuraho Goliyati, kuko Goliyati yari afite imigambi mibi yo kwica no guhungabanya ubwoko bw'Imana. Abanyarwanda twese turangana. Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga, ndabyibuka, arahira aravuga ngo intsinzi yanjye ni intsinzi ya buri munyarwanda, niyo wantoye n'utantoye, kandi buri munyarwanda wese nzamukorera ntaho mbogamiye. Buriya reka nkubwire, mu bintu byose uzarebe President wacu buriya ameze nka ba Nyerere na ba Mandela, ni abantu bakunda abaturage babo, abantu babo bose nta n'umwe batoranyije. Ariko wajya kumva umuntu from nowhere yagiye hariya aravuga umusaza nabi. Ariko nuko gusa buriya no kuba umuyobozi raga nabyo bisaba kwihangana bikomeye. Ariko tekereza umuntu kukwita, umuntu agatinyuka kwita umurambo. Buriya gusa kuba umuyobozi bisaba kwihangana n'imbabazi zikomeye. Nabibonye naje mbibona no mu nzira ukuntu umuntu akakwita umurambo uriho. Ejo muri perezida ntabwo yavuganaga n'ikipe y'Amavubi n'inzoro. Uyu munsi warayurangiye, ntabwo yakoraga press conference na ntuza na Agira baganira, ntabwo byagaragaye. Ntabwo ejo bundi hamagaye ikipe y'Amavubi abakinnyi bakabona nawe, ariko umuntu agatinyuka akajya hariya akavuga ibintu. Utubashye umuntu kuruta ntunamubahira. Ahubwo se niyo utiyubashye ngo basi wubahe n'undi byagenda bite? Umuntu ko akuruta. Kuko ubundi mu cyubahiro cyacu Abanyarwanda twigishijwe no kubaha umuntu yakuruta ari nka sura namwubaha. Iyo utanamwubashye ntunubaha n'umuntu ko mukuru w'igihugu.
uzuko bari abantu ngira ngo nta they lack parental guidance ngira ngo nta burere bw'ababyeyi bagira. Urakoze cyane. Definitely supermanager. Njyewe ndumva twagana ku musozi. Kuko ibintu byose ni super. Si supermanager, si super speech, si super street king of the streets or whatever. Ni super everything. Nkaba mboneye kugushimira cyane. Urakoze cyane. Nukuri sinzi niba akantu runaka wavuga kanyuma. Wenda usushimira abantu bose twabanye nabo, abantu bakurikiye. Nababwira nuko ndabakunda kandi abashimira nabo ko bankunda bagakomeza kunshyigikira. Ariko tureka amafuti, twamagana n'amafuti. Cyane. Ibintu bidafite akamaro. Abantu abantu bari muri societe yacu ntacyo batumariye, tujye tubamagana. Ijisho buriya nigeze kuvuga. Muri societe abo mu byinshi. Harimo n'abantu bafite bad mission. Yeah. Nawe yaranabyivugiye uriya numva ngo uvuga yita perezida ngo n'umurambo. Umuntu muzima yaravuze ngo ndi kuri mission. Uzumva ibiganiro bye. Ngo je mfite mission ndi kuri mission. Umuntu agatega ko kwa mugani yaranabivuze koko. Ngo je mfite mission. Ubw'icyambere rero uko byumvikana nimba ari ba mission bad missioners. Rero reka nkubwire. Muri society mwarimu yigeze kuvuga mwarimu Nyerere. Avuga ati muri societe ntihajya habura abantu babi. Ariko tuzaharanira iteka ko abo bantu babi ibitekerezo byabo bitazatsinda. Babyumvishije? Nibyo. Rero ikintu nagira ngo nkubwire muri societe buriya nigeze kubivuga gusenya igihugu birimo buriya kwica abantu ntabwo ari gufata imbunda gusa n'ibyuma n'imihoro n'amapanga n'ubufuni hari n'ukuntu umuntu yica abantu akoresheje izindi nguni ubundi buryo ibyo bita ngo ni indirect killing. Utanze ibitekerezo bibi ucamo abanyarwanda cyangwa se abandi bantu amacakubiri buryo bawica abantu. Utanga education mbi nibyo mwari Nelson Mandela yaravuze ngo if you provide bad education you destroy the country. You destroy people even. Wabyumvise? Igihe utanga education mbi kuri nta wakwigishije kuri university ngo wigishe ibikwiye ahubwo ugatanga education mbi uraroga igihugu urica ejo ubwo icyo gihugu ntacyo nta bahanga kizagira. Ugiye ukanywesha abantu ibiyobyabwenge uri ubwo ngubwo urica abantu. Uririmbye ibihangano bibi ukaroga urubyiruko iyo ni mission yo kwica abantu. Ni ukuvuga ngo nta rubyiruko ushaka ko abo bantu bazongera kugira ruzima rutekereza. Yeah, definitely. Iyo ni killing. Wabyumvishije? Ndabyumva. Ibyo rero bad mission izo ni inguna abantu bacamo abakagira ngo wenda abantu nibabareba ariko bajya bamenya ko burya babareba. Umuntu agashaka kugira ngo yice abantu akoresheje za mission zabo ziri negative. Cyane. Supermanager abantu bafite mission mbi. Bad missionaires abo ngabo ku ruhande tubashyire ku ruhande. Nabyimviye mwese. Ntabwo njya kuvuga amazina yabayumviye. All I want to see is your hashtags. Mugende musange ku ma platforms zawe twazivuze Gakumba Patrick cyangwa se Supermanager kuri YouTube. Subscribe on Legacy TV kandi nimba ari ubwa mbere ubonye iyi televiziyo nizajya igwa amakuru meza ya mbere na mbere. Sibyo Supermanager? This is the legacy in Rwanda and beyond. Ego Supermanager. No kuvuga ngo ibyo navugaga. Ahubwo buriya nakubwiye nti kuba umukuru w'igihugu cyangwa se kuba umuyobozi buriya bisaba no kubugira n'impuhwe n'imbabazi nyinshi. Kuko tekereza ukuntu umuntu yakwitwa umuramba kwihangana. Ubusa ari nkanjye ukanyita umurambo ndiho. Supermanager akamwita umurambo habiki. Ndiho mbizi kandi huno no ubinyita mufiteho n'ubushobozi. Ntabwo wankira. Wamutera. Ni Imana burareka nkubwire. Umuyobozi bisaba kwihangana pe tujye tubyemera. Nibyo. Ubuze tekereza ari nkanjye noneho. Bakavuga ngo Supermanager ni umurambo kandi ndiho kandi ubinyita mufiteho ubushobozi. Ubwo aba super visit wamusura. Kandi rwose ndabashimira mwakoze namwe Legacy ni ikintu kiba gihoraho kandi gihora cyigisha niyo mpamvu tuvugiye ibitekerezo bizima byubaka abantu. Dukundane twirinde bidafite akamaro n'abadafite akamaro muri twe tubamagane tubarwanye. Twubaka igihugu buri gihe kizahorana amahoro kandi niko bimeze. Imana iri mu gihugu hasigaye tugire dukora ibitera imbere twishakira amajyambere. Fatano bonga korana. This is Legacy TV. It's all about living a legacy. Subscribe, like, comment, share and click on the notification button. Welcome nanje Albina Sini, queen of the mic, good girl in the city, the Supermanager, one and only in the whole Rwanda. Bye bye bye.